Nshuti bakundwa bene data, ubukire bwa mbere ku muntu n'uguturwamo n'Imana no kwakira umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ariko biki gihe cya nyuma tugezemo bameze nk'uyu mukobwa wanze Imana agahitamo amafaranga nk'uko muri kubibona. Nyamara abahishuriwe kandi bakemera ko ikiruta byose ari ukubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bikaza ari inyongera. Bameze nk'uyu mwana wahisemo Imana arigendera mu murebe, ahisemo Imana, bamweretse amafaranga ariko ahitamo Imana. Arigendera anezerewe, akomeza urugendo rwe yihuta. Ibyo bishushanya umukristo nyawe, umwana w'Imana nyawe wizeye Kristo by'ukuri. Akomeza urugendo atitaye ku by'amafaranga, kuko azi ko nahitamo Imana n'amafaranga azayabona cyangwa se n'ibindi byose akabyongererwa. Dore uwo mwana aragiye, ariko murebe noneho aricaye, aratuje, aranezerewe. Agiye kureba ikintu Imana imuhaye, agiye kureba kwizera Imana icyo bimuzaniye. Ariko mureke murebe ibyo atari yizeye nibyo abonye, kuko ibintu byose biri mu Mana. Dore Imana iramugendereye. Witekereza uri umukristo ukuntu Imana ikugenderera, iramukomanze, iramubwita akira kuko wampisemo, dore n'ibindi byose ndabikongereye. Reba ubwo bukira Imana iri kumuha, reba amatelefone, reba nawe, reba hari n'ibindi byinshi, reba Imana iri kumuha, abuze naho abikwiza. Reba umwana aranezerewe, warumiwe, biramutunguye. Reba ordinateur, kurikira urebe. Ibyo bishushanya umuntu wizera utitaye ku bindi, akaba mu Mana gusa, kuko ubukire ntabwo tugomba kuburarikira, kuko nitwizera Imana, Imana izabudu. Reba abonye n'ikindi atari yiteguye. Izo ni surprise tugenda tubona mu buzima iyo twizeye Imana tukaba mu Mana. Ibyo Yesu yavugaga ati nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Reba aranasezeye, nta n'ikindi ararikiye, aranezerewe, ntazi ko ari bubona amafaranga. Ariko reka urebe Imana igiye kumunezeza, imuhe n'amafaranga atarategereje. Reba arumiwe, aravuga ati n'amafaranga se nayanjye? Ati naya yose. Arumiwe, aravuga ati ibyo birandenze. Ninkavuze ati ibyo birandenze. Reba nawe mwene data mukundwa ukurikiye, uko niko ugomba kumera imbere y'amafaranga. Amafaranga yigutwara umutima ngo ujye kuyashakira kwa Satani, cyangwa uyabone mu bundi buryo bufuditse bw'ibyaha. Izere Yesu. Ntuhagarike umutima wawe. Umva nshuti yanjye nkunda, wihagarike umutima. Niba warizeye Yesu Kristo, wihagarike umutima. Ibyo bagukangisha byigukura umutima, ndagira ngo mbabwire nimureke tugere mu ijuru tukiri muri iyi si deja. Uko niko kwitegura umwami Yesu. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Haleluya. Bene data bakundwa, nshuti zacu, abo dusangiye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Hari hashize iminsi, ariko tuba dusenga kugira ngo Imana iduhe ubutumwa bwo kugira ngo tubagezeho. None Imana yampaye ubutumwa, Imana yaduhaye ubutumwa kugira ngo tubuganire inshuti zacu. Reka romba suhuze mwebwe abari muri Afrika, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Afrique du Sud, abari mu bindi bihugu bya Afrika mudukurikira muri Kenya n'ahandi. Reka tubasuhuze abari hano mu Burayi, muri iki gihugu cy'Ububirigi turimo, inshuti zacu ziri muri Amerika tuganira tuvugana mudukurikira, abari muri Canada. Turabizi ko akenshi mu bihugu byose hagiye harimo abantu wenda si benshi cyane, ariko barahari mudukurikira, mujya mutwandikira, mujya mutuvugisha. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze itumurikire muri ibi bihe tugezemo by'umwijima, kugira ngo twebwe ahubwo aho kugira ngo umwijima utugereho, ahubwo twe tuba umucyo muri iyi si y'umwijima. Nicyo duhamagarirwa mu izina rya Yesu. Amen.
reka rero dusenga Imana noneho twumve icyo Imana igiye kutuganiriza. Mwami wacu Data wera, ndagushimye ndaguhimbaje. Nkushimiye yuko uri hamwe natwe muri uyu mwanya, nkushimiye ko waturinze ukarinda na bene data badukurikiye n'abazumva ubutumwa bose, ndagushimira ko nabo wabarinze. Kandi nkushimiye ko dufiteho umugambi mwiza kandi witeguye kutugirira neza. Nibyo tujya duhura n'ibibazo, tujya duhura n'ingorane, ariko Mana tuzi ko ni kimwe watubwiye. Uratubwiye ngo duhumure wanesheje isi. Mwami Yesu nuko watubwiye. Turakwizeye kandi tuguhaye icyubahiro. Mwuka wawe ayobore byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti byose mbyambaje nizeye. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero Imana yamuhaye ubutumwa bukomeye cyane. Ni ubutumwa ushobora kumva ukavuga uti noneho ni biki? Imana yamuhaye ubutumwa buvuga ku by'amafaranga. Amafaranga. Uburyo Imana ishobora guha umuntu amafaranga. Ariko mbona iki cyigisho nakunze kuganira n'Imana mbaza ndi gusenga bana Imana kuki iki cyigisho. Ariko umwuka wera komeza nganiriza avuga ngo bivuge kuko abantu benshi barayobye, abantu benshi batwawe n'amafaranga, abantu benshi bari kurarikira amafaranga cyane bituma bajya ikuzimu bajya kuyashakira kwa Satani. Kandi abizera abakiriye umwami Yesu, Imana ibasha kubaha ayo mafaranga kuko Satani ntabwo agira amafaranga. Uko niko umwuka wera yambwiye inshuti zanjye. Umwuka wera niko yanganirije. Satani ntagira amafaranga, ni ibinyoma gusa. Imana niyo ifite amafaranga. Mbere ko dutangira reka mvuge kuri ijambo Paulo yavuze ku kintu cy'amafaranga. Ndagira ngo mbabwire Imana, umwuka wera, Imana yampaye ibintu bine igusaba kubahiriza kugira ngo wowe iguha amafaranga. Ubyumve, ubikurikire. Amafaranga, ubutunzi. Iyo tuvuga amafaranga tuba tuvuga amafaranga ukoresha, ubutunzi se, kuko burya amafaranga ni ubutunzi. Imana ngewe umwuka warakomeje ambwira amafaranga niyo turi buvugeho. Ibintu bine by'ingenzi wowe usabwa kugira ngo Imana iguhe amafaranga. Imana ishimwe cyane. Paulo muri Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 10 yanditse avuga ati kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Aravuga ati hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. Iyo dusomye aya magambo turabona neza ko Paulo ntabwo ari guciraho iteka amafaranga. Ntabwo bishoboka. Kuko amafaranga ubwayo ni impano iva ku Mana. Icyo Paulo ari kwamagana ni urukundo abantu bakunze amafaranga. Uhereye kera ariko muri iki gihe bikaba bibaye agahebuzo. Abantu bageza harindimuka mu gukurikira amafaranga. Abantu baratanga ibitambo ku bagore babo, ku bagabo babo, kuri ba nyina, kuri base, ku bana babo, kwa Satani kugira ngo abone amafaranga. Ibyo ngibyo biri kubaza Imana cyane, biri kubaza umwuka w'Imana cyane, biri kubaza Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba. Umva nkubwire, urwo rukundo nirwo Paulo ari kwamagana. Kuko urukundo iyo wakunze amafaranga, urwo rukundo ruraza rukayimika mu mutima wawe, amafaranga agafata umwanya wa mbere muri wowe. Noneho aho kugira ngo Imana ari ifata umwanya wa mbere, amafaranga akaba ari kuhindukira ikigirwamana. Akubera Imana ariko ntago ari Imana ya indi ahubwo ni ikigirwamana. Ngibyo ibyo nibyo twita mu Gifaransa la cupidité. Yes. Noneho aho kugira ngo ijambo ry'Imana riture muri wowe, ahubwo ya mafaranga akaba ariyo afata umwanya munini none bikakubera umuvumo. Bikakubera umuvumo. Ariko ubundi amafaranga iyo uyahawe n'Imana nk'impano, akuzanira akubera umugisha. Ni nayo mpamvu mu Migani ibice 10 umurongo wa 22 haratubwira ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire. Ubukire ni amafaranga nyine. Umukire abafite amafaranga. Reka twe kubica ku ruhande. Ngewe ndavuga iby'umwuka wera yambwiye. Ngo uwo mugisha uzana ubukire, ngo kandi nta mubabaro yongeraho. Iyi Imana ari guhaye ayo mafaranga nta mubabaro uyakurikira.
ubwo butunzi Imana iguhaye nta mubabaro ubukurikira. Ariko urebe aho nababwiye hariya nasomye muri Timoteyo wa mbere ibice 6:10 haravuga ngo abararikiye izo mpiya ngo bavuye mu byo kwizera bihandisha imibabaro. Urumva ko barayabonye ariko hakurikiraho imibabaro. Igihe cyose uzabona amafaranga ukumva hakurikiyeho umubabaro, uzamenye yuko utayahawe n'Imana. Reka noneho turebe ibyo bintu bine bituma Imana iguha amafaranga cyangwa Imana iha amafaranga umuntu, yaba ayiyasabye cyangwa atayiyasabye. Nibyo tugiye kureba. Ibyo bintu bine ndakwinginze ubikurikire. Shuti yanjye, we warangije kwizera umwami Yesu, we warangije kuvuka ubwa kabiri, we warangije kwakira agakiza. Ubu ngubu ngewe rwose muri iki cyigisho Imana yantumye ku bana bayo abavutse ubwa kabiri, kuko benshi bari kuva mu byizerwa. Babandi Pawulo amaze kutubwira ngo bavuye mu kwizera ariko bihandisha imibabaro nyuma. Umva Imana yakuntumyeho. Ibyo bintu bino bikurikire. Ikintu cya mbere tugiye kureba ni icyitwa kumenya umwanya wawe ku Mana. Mu Gifaransa tuvuga ta position spirituelle, umwanya ufite ku Mana. Igihe cyose uzumva uwo mwanya nibwo uzaba usobanukiwe neza agaciro ufite imbere y'Imana n'impamvu Imana ishobora kuguha ayo mafaranga. Ikintu cya mbere rero ukwiye kumenya kirebana n'umwanya wawe ku Mana ni iki? Kumenya ko aho umutwe wawe uri ariho nawe ubwawe uri. Ibyo tubisoma mu Befeso igice cya 1:19 kugeza kwa 23. Haranditse ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Aho hantu muco wa karongo, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Ku murongo wa 21 handitse ngo imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. 22 haravuga ngo kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero. Abantu muco wa karongo ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Aha hantu pozisiyo yawe nanjye iri mu ijuru iburyo bw'Imana aho Yesu yicaye, aho Imana yamushyize, kuko yamwicaje ahantu ho mu ijuru iburyo bwayo. Irangije mu itorero ninge nawe twamaze kwizera Yesu Kristo, ninge nawe twacunguwe. Imuha itorero ngo ribere umutwe. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ni umutwe wacu kandi naryo riba umubiri we, twe tukaba umubiri we. Rero aho umutwe uri niho n'umubiri uri. Ni ukuvuga ngo natwe tugomba kumenya ko pozisiyo yacu mu buryo bw'umwuka iri mu ijuru. Turi mu ijuru, turi hamwe na Yesu uburyo bw'Imana. Icyo kintu nicyo dukwiye kumenya, nicyo wowe unkurikiye ukwiye kumenya, kuko nawe ubwawe urabizi ntibishoboka ko umutwe wawe waba ukubiri n'umubiri wawe. Ibyo ntabwo bishoboka. Imana ikugirire neza rwose. Icya kabiri ukwiye kumenya nuko ibyo so afite byose nawe ni ibyawe. Icyo numenye iki kintu uzaba uzi pozisiyo yawe, uzaba uzi ko iso Imana so ibyo itunze nawe ni ibyawe. Ibyo rero bizatuma umuntu wese wizera Yesu Kristo atajya guhunahuna cyangwa se ajya gusabiriza kwa Satani, kuko ijambo ry'Imana muri Hagayi ibice 2:8 riravuga ngo ifeza nizanjye n'izahabu nazo nizanjye. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Shuti yanjye, ugomba kumenya kandi ukemera udashidikanya ko niba so ari umwami kandi ari umukire, bityo nawe uri igikomangoma kandi uri umukire, kuko ibyaso ari ibyawe.
ifeza n'izahabu bya so nawe ni ibyawe. Ça c'est le principe de Dieu envers ses enfants. Uwo ni wo mugambi Imana ifite ku bana bayo, nicyo bishaka kuvuga. Yes. Urugero nakubwira nuko umuhungu utazi cyangwa se utemera ko se ari umwami ntabwo ashobora kubaho ubuzima igikomangoma gikwiye kubamo. Ntabwo yabishobora kuko ntabwo yemera ko se ari umwami. Iyo dusomye muri Luka ibice 15 umurongo wa 29 ukageza kwa 30, haranditse ngo maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye, maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Ise nawe aramusubiza ati, mwana wanjye turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Aha mwibuke naharebana na wa mwana w'ikirara wari wasabye se umurage we arigendera, ibintu amuhaye by'umurage we aragenda ajya kubyaya, ariko igihe kigeze aragaruka. Ndabivuga muri makeya. Agarutse mukuru we wari warasigaranye na se abonye bamubagiye ikimasa agira ishyari, niko kubwira se aya magambo nyine, avuga ati nge ntiwigeze umbagira ikimasa, kandi nge nagumanye nawe nubahiriza amategeko yawe yose, ariko icyo ngendereye kugira ngo wumve inshuti yanjye. Umva, Isa aramusubiza ati, mwana wanjye turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Kuko ubundi uyu mwana biragaragara ko uyu mwana atari yarigeze amenya cyangwa atekereza na gato ko ibyase nawe ari ibye. Aha Bibiliya iratubwira ibintu bibiri bituma amafaranga y'Imana ndetse n'ibindi byose bibi byawe mu byo tumaze gusoma. Icyambere ni ukuba umwana w'Imana. Kuko wumvise uyu mubyeyi ko avuga ati, mwana wanjye, mwana wanjye. Bigaragara ngo yarazi ko umwana ari uwe, kandi n'umwana yarazi ko ngo ari se, ko uyu mubyeyi ari se, uyu mubyeyi ni Imana. Ubyumve neza. Niyo mpamvu nawe ugomba kuba sure, eske ndi umwana w'Imana, ukabyemera. Umva nkubwire, muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 handitse ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Menya uti ese gewe ubwo bushobozi narabubonye, ndi umwana w'Imana. Ese Imana irambwira ngo mwana wanjye. Icyo nicyo kintu cya mbere turi kumva hangaha muri aya magambo dusomye. Icya kabiri, kubana n'Imana iteka. Umvise kavuze ati, turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Umva shuti yanjye mukundwa, nkubwire, iyo ubana n'Imana iteka, iyo ugendana n'Imana iteka, kuko wamaze kuba umwana w'Imana, uba ugomba no kubana nayo. Umwana abana na se, abana babana n'ababyeyi. Ubu ngubu abana banjye turabana hano mu nzu. Umwana wanjye niyo yajya kwigaragara ukagatahiye kwa se, nawe ndagira nkubwire, yaramubwiye ati turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ndagira ngo wumvire aha hantu, iyo wavutse ubwa kabiri ukahabwa ubushobozi na Yesu Kristo bwo ku mwana w'Imana, ubana n'Imana iteka. None Imana iraguhamiriza ngo iyo ubana nayo iteka, ni ibyayo aba ari ibyawe. Ni iki gituma abana b'Imana bari kujya guhunahuna kwa Satani, bari kujya gutangwa kurimbuka, bajya gushaka amafaranga kwa Satani, kandi iby'Imana byose ari ibyabo? Imana irabyivugiye ngo ibyanjye ni ibyawe. Ni nayo mpamvu Yesu yivugiye burya muri Yohana ibice 8 umurongo wa 35, aravuga ngo imbata ntiba mu rugo iteka, ngo ariko mwene nyirarwo aruba mu iteka. Umva, mwene nyir'urugo aruba mu iteka. Niba uri umwana w'Imana uri hamwe n'Imana, kandi iby'Imana ni ibyawe. Menya icyo kintu, menya icyo kintu, ugisobanukirwe, umenye umwanya ufite. Twatangiye tureba icyo kintu, umwanya wawe. Imana igusange kandi Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Donc
noneho reka turebe ikintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni cyitwa ngo Imana yakimbwiye ugomba kumenya, ugomba kuba wujuje kugira ngo Imana iguhe amafaranga. Nibyo bintu turi kureba, kutiruka inyuma y'amafaranga, ahubwo ugahoza umutima wawe ku muhamagaro Imana yashyize muri wowe, cyangwa se kuri misiyo yawe Imana yaguhaye, ukamenya icyo Imana yagushinze gukora. Niyo mpamvu reka turebe uko bivugwa aha ngaha. Reka dusome iyi mirongo idusobanurira ko tutagomba kwiruka inyuma y'amafaranga. Niba dushaka ko Imana iduha amafaranga, ibi nibyo twagendereye mu byibuke neza. Ndi kuvuga ibintu bine bituma Imana iguha amafaranga waba uyiyasabye cyangwa utayiyasabye. Reka dusome iki kintu. Imigani 23 kuva ku murongo wa 4 kuza kwa 5. Haranditse ngo ntukarushywe no gushaka ubutunzi, ihebere bwa bwenge bwawe. No kuvuga ngo winatekereza rwose, winabitekereza gushaka ubutunzi. Mbese wahanga amaso ku bitariho? Kuko ubutunzi butabura kwitera amababa bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bushwi. Mu by'ukuri amafaranga yo ubwayo uko uyatekereza ntabwo abaho, kuko amafaranga ni igitekerezo. L'argent est une idée, ni igitekerezo. Ibyo ngibyo kandi n'abapagani barabizi. Nigeze gusoma igitabo cy'umugabo w'umunyamerika witwa Napoleon Hill. Ntabwo akijijwe, ariko naratangaye. Icyo gitabo yaranditse ngo think and grow rich. Tuvuga ngo tekereza ubu umukire. Ntabwo yigeze avuga ngo korera amafaranga ubu umukire. Yaravuze ngo tekereza ubu umukire. Amafaranga ni igitekerezo. Niyo mpamvu burya na Salomo, iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cy'amateka igice cya mbere uhereye ku murongo wa 4 kugeza kwa 12, Salomo ntabwo yigeze asaba amafaranga. Salomo yasabye ubwenge. Burya Salomo yaramaze guhishurirwa ikintu gikomeye, yaramaze guhishurirwa ko icyangombwa ari uko we aguma mu muhamagaro, aguma mu nshingano Imana yamuhaye yo kuyobora ubwoko bwe no kubucira imanza, ubundi ibindi bikazizana. Niyo mpamvu yavuze ati ngewe nk'ubwenge gusa bwo kubasha gucira imanza ubwoko bwawe, bwo kubasha kuyobora ubwoko bwawe, nk'ubwenge. Yasabye ubwenge n'ubuhanga. Yari yasobanukiwe icyo kintu, yari yamenye ko nabona ubwenge n'ibindi byose biraza, n'amafaranga araza. Kuko iyo ufite ubwenge amafaranga araza. Kandi muribuka yuko Salomo niwe muntu waba na n'uyu munsi nta mukire uraboneka waruta Salomo, kubera ko yasabye ubwenge. Rero Imana ikitubwira wikwita ku bwenge bwawe, kuko Imana iravuga ngo wahanga amaso ku kitariho. Imana izi ko amafaranga azanwa n'ubwenge guha. Ni nayo mpamvu burya Yesu muri Matayo 6:33 yavuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Yavugaga ikize? Yabati mubanze munshake yewe, mubanze mushake ubwenge, kandi ubwo bwenge ni jewe, ni nge bwenge bw'Imana. Nimumara kumbona n'ibindi muzabibona ko byose biri muri jewe. Hari amafaranga murarikiye, ni nayo mpamvu yavuze ngo muri kwibaza ngo muzarya iki? Kurya na amafaranga. Muzanywa iki? Ibyo na amafaranga. Muzambara iki? Ibyo na amafaranga. Muzabaha? Ibyo na amafaranga. Yesu arabati ibyo byose mubyihorere, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kubona ubwami bw'Imana ni ukwizera Yesu Kristo. Kubona gukiranuka kw'Imana kuri muri Kristo. Noneho akavuga ati ibindi byose muzabyongererwa kuko biri muri we. Imana idusange kandi Imana iduhishurira iki kintu. Turi kureba ibintu ugomba kuzuza kugira ngo amafaranga Imana yaguhe, kuko hari ibintu Imana idashobora gukora nawe utagize ibintu ukora. Ni nk'uko Imana itaguha ubugingo utizeye Yesu. Yes. Il y a des conditions. Ikintu cya gatatu Imana isaba, isaba abana bayo niki kugira ngo iguhe umugisha,
kuko burya iguhaye amafaranga iguhaye umugisha. Ikintu cya gatatu isaba umwuka w'Imana yanganirijeho cyane ni ikintu bita gutanga cyangwa se kubiba. Gutanga. Iyo utanga Imana nawe iraguha, iyo ubiba urasarura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana nyine ridusaba gutanga. Iyo burya gutanga ubu wivanyeho ibintu ukabiha umuntu, burya bigaragara kubibye, bigaragara yuko nibyo twita mu gifaransa investir, l'investissement. Noneho nyuma nawe Imana ikaguha kuko yabonye ko nawe utari ingundirizi, yuko wamenye yuko iyo utanze bikuzanira umugisha. Niyo mpamvu nyine yego ibyo twabyita igishoro. Voilà, merci. Twabyita igishoro, l'investissement. Noneho iyo Imana iguhaye umugisha kubera ko watanze, kuko mwibuke nyine turabibona mu kanya, ndongera mbisubiremo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo ubibye nicyo usarura. Yesu ubwe niwe yivugiye ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ni ukuvuga ngo iyo utanze ubona umugisha. Donc watanze ni investissement, igishoro, nkuko mushiki wacu abitubwiye. Noneho iguhaye umugisha mu gifaransa byo twita le retour sur investissement. Ni ukuvuga ngo iguhaye umugisha uko ikurikije ibyo wabibye. Usarura icyo wabibye nshuti yanjye. Imana itugirire neza rwose. Yes, ubwo noneho reka turebe ikintu cya nyuma, ikintu cya kane cy'ingenzi cyane. Icya mbere ni ukumenya umwanya wawe. Icya kabiri twakibonye. Icya kabiri ni ukutiruka inyuma y'amafaranga. Icya gatatu ni ugutanga cyangwa se kubiba. Ibyo ni ibintu by'ingenzi. Icya kane gituma Imana iguha amafaranga ni ikitwa kujera neza amafaranga Imana iguhaye. Kujera, kugenzura. Bibiri ikunze gukoresha mu kugenzura cyangwa kugenza, kugenzura, gérer, la gestion amafaranga Imana iguhaye. Mu rwego rwo kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza iyi ngingo ya kane yo kujera neza amafaranga Imana iguhaye cyangwa impaye, kugira ngo irusheho kutwongerera no kuduha andi, reka tubisome nk'uko Yesu ubwe yagiye abyivugira. Tugiye kumva iyi nkuru Yesu yivugiye. Reka dutangire dusoma iyi nkuru Yesu yivugiye ubwe, iri muri Matayo ibice 25 uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku murongo wa 30. Yesu atangira avuga ati, bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Muri aya magambo Yesu Kristo amaze kutubwira, cyangwa se uyu mugani dutangiye nyine dusoma nk'uko turi bugende tureba ibindi bice muri bubyumve. Uyu muntu Yesu ari kuvuga, uyu muntu ni Yesu Kristo. Uyu nguyu wahamagaye abagaragu be akabaha itarano ni Yesu Kristo. Abagaragu ni abakristo, ni abana b'Imana, ni abavutse ubwa kabiri, ni abizera. Ibintu bye rero yabahaye arizo taranto. Ibyo bintu yabahaye ni itaranto. Itaranto ni amafaranga. Ni amafaranga, kuko nimuza gukomeza musomye muri iki gice ugeze ku murongo wa 18 abwira wa wundi washyize itaranto mu mwobo, akavuga ati amafaranga yanjye iyo uramuko yahaye mu banki ye, iyo muko yajyanye muri banki, bigaragara ko ari amafaranga yabahaye. Yesu hano yavuze ku mafaranga, ntabwo tugomba kubica iruhande. Imana haruguru habanza nababwiye ko Imana ubwo yivugira ngo ifeza n'izanjye n'izahabu n'izanjye byose nibye, nibyo Uwiteka. Satani uri gushuka abantu nta mafaranga agira, nongere mbisubiremo, ni ikinyoma akoresha gusa. Niyo mpamvu yagiye kwegwa avuga ngo genda uzane makenya tuburi, kucyo atubura niba yafite yaguhaye. Reka mbabwire, tumenye ibintu bituma Imana igendana natwe kandi ikaduha umugisha. Kujera amafaranga Imana iguhaye. Noneho rero murabona ko aba bantu, ahangaha turabona ko aba bantu ntabwo bigeze, aba bagaragu ntabwo bigeze babwira shebuja ngo duhamagara uduha amafaranga.
oya bo bakoze ibyo bagomba gukora, baba bagaragu beza, bakora ibyo basabwa gukora. Noneho igihe kigeze, shebuja niwe wavuze ati abantu bakeneye amafaranga. Burya yari yamaze kubona muri bo ko nabaha amafaranga bazayabyaza andi bikagira umumaro, bikazana umusaruro. Nibwo mpamvu babahamagaye. Ntabwo bigeze bavuga ngo duhe, oya we yarabizi ko bayakeneye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo iso wo mwijura ziko mubikeneye. Yesu niko yavuze. Natwe tube mu muhamagaro wacu, natwe duhagararaho Imana yadushize. Tugume niba Imana yaragushinze umurimo ukore wivuye inyuma, dukore Imana yadushinze nk'abazuke, tuvuga ubutumwa, twinjire mu muhamagaro wacu. Ubundi ibyo gukoresha mu muhamagaro, ayo mafaranga dukeneye gukoresha Imana izayaduha, iduhe nibidutunga nibitunga imiryango yacu, kandi tunakoresha umurimo w'Imana nibidutungana na babene data. Imana nukwikora, Imana itugirire neza. Imana ibyo bintu irabikora ku bushake bwe. Ndetse burya niyo urebye ahangaha Yesu ikintu ashaka kuvuga, ari gukora vision cyangwa se ari gushaka kuvuga ni kubyerekeranye na Adamu. Burya Adamu Imana imurema, nshuti zanjye reka mbabaze, Imana imaze kurema Adamu, hari ubwo Adamu yigeze yinginga ngo mu murimo wa Edeni? Adamu ntiyigeze avuga ngo nshyirira ibiti by'imbuto ziribwa muri Edeni. Oya, Imana yakoze Edeni ihingamo n'ibiti. Imana ubwayo irema isi, irabanza irayirangiza, ikora uko ishaka. Irangije irema umuntu witwa Adamu, iramubwira ngo dore gushyize hano mu busitani bwa Edeni ubuhingire ibi biti by'imbuto birye, ariko igira igiti mu buza ubirye. Irangije amubwira ngo niyi si ndayiguhaye uyitegeke. Ntabwo Adamu yabisabye. Yesu yakomeje atubwira ikindi kintu gikomeye ku murongo wa 15. Aratubwira ati ahumwe itarantu 5, undi amuha itarantu 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye. Noneho arazinduka. Biragaragara hano ngo yahaye umuntu wese uko ashoboye. Mu gifaransa bavuga ngo selon sa capacité de gestion, selon la capacité de gestion de chacun. Uko niko Imana yahaye umuntu ikurikije ubushobozi afite. Uwo muntu yatanze itaranto ari uko arebye muri buri muntu ubushobozi bwe afite bwo kujera. Ni ukuvuga ubushobozi bwo kugenzura cyangwa se kubyaza umusaruro ayo mafaranga, izo taranto. Ntabwo yayabagabanije akurikije umubare wayo, ntabwo yayabagabanije akurikije umubare w'amafaranga we ubwo afite yose. Kandi uwo muntu nababwiye ko ari Imana. Imana ifite amafaranga menshi atagira ingano, ariko ntabwo ishobora kuyaha abantu ikurikije uko iyafite, ikurikije uko ifite menshi, ngo ihe buri wese menshi uko abyifuza. Yabiyatesheje agaciro. N'igihugu turimo, ibihugu turimo n'igihugu ubundi nk'ubu ngubu nk'aha mu gihugu turimo cyangwa cyo mu Bubiligi, nicyo kemprima amafaranga yacyo, amayero. Ariko ntabwo gihe umuturage w'Ububiligi amayero yose ashaka. Oya, yabataye agaciro kuko ibifaranga byaba byinshi ugasanga bibaye imitwaro, nko muri bya bihugu bigira amafaranga y'imitwaro. Imana nayo ntabwo ishobora guha umuntu amafaranga uko uwo muntu we abyifuza, uko ngewe mbyifuza cyangwa uko ubyifuza. Oya, iyaguha ikurikije ubushobozi ibona ufite bwo kuyajera neza, bwo kuyakoresha neza, bwo kuyabyaza umusaruro, bwo kuyabyaza andi, kuko Imana ishaka ko dukora. Imana iha umuntu rero uko ibona ubushobozi bwe bwo kujera bungana. Urugero, ushobora gusenga ukiyiriza ubusa iminsi 40 usaba Imana amayero 5,000, nyamara ntizigere ikurengereza amayero 1,000. Wowe ukagira ngo 4,000 bisigaye uzabibona ukaguma ugategereza, kandi nyamara byararangiye, kuko Imana yaragushubije ikurikije ubushobozi bwawe kubonamo bwo kuyajera.
yaragushubije ahubwo wowe ntiwamenya ko wasubijwe, byarangiye. Aho rero niho bitangira kuba ingorabahizi. Bamwe bagatangira kukubwira bati usenga nabi, niyo mpamvu wiyirije ubusa ugasaba amayero cyangwa se amadolari 5,000 ukabona 1,000, usenga nabi. Abandi bakakubwira bati usenga wirimita, uriyima, usaba duke aho gusaba menshi. Abandi bati hari icyaha utihannye nicyo cyatumye Imana ikwima amafaranga. Aho hantu ndagira ngo muhumve inshuti zanjye, tekereza ibyo ujya uhura nabyo, abantu bakubwira ngo niyo mpamvu ukennye, ngo niyo mpamvu ngo wowe ngusaba amafaranga ntuyabone. Bati uri umunyabyaha, hari ibyaha utihannye. Pasiteri w'idini ryawe ati nuko udatanga icya 10, aho noneho bikaba bibaye umwaka. Ati nuko udatanga icya 10 buri kwezi. Murabiza aya madini yateye, iyo madini bashinga, ya madini yabaye rusahuzi nayo kwirirwa basaba ibya 10, ku buryo baza noneho bakabigira ikintu cyo kuvuga ngo uri umukene kuko udatanga icya 10. Ariko nyamara ukuri ntabwo ari uko nguko. Ukuri nuko Imana izi ubushobozi bwawe. Imana irabona ko itaguha ibindi 4,000 kuko n'igihumbi yaguhaye ubushize ntiwigeze ukijera neza, ntiwigeze ukibyaza ndi, nta musaruro wagihaye, nta musaruro wavuyemo. Umva rero nkubwire inshuti yanjye, Imana siyo igena kuguha amafaranga make, ahubwo ikibazo ni wowe. Ikibazo ni ubushobozi bwawe ikubonamo bukeya bubitera. Bigaragara ngo rero kugira ngo, umva nshuti nkubwire, umva mukundwa nkubwire, kugira ngo ubone amafaranga menshi ugomba guhindura imitekerereze yawe yo kujera cyangwa kubyaza umusaruro amafaranga Imana iguha. Ibyo nkubwira nanjye birandeba, ibyo nkubwira birareba abana b'Imana bose, abize Yesu Kristo bose, kuko ubu ngubu Satani yamaze gushwiragiza benshi, akabashuka kugira ngo bazarimbuke bakajya ikuzimu gushakira ayo mafaranga. Kandi Satani nta mafaranga agira, harababeshya. Imana ubutunzi bwose n'ubw'Imana, irabyivugira muri Hagayi ngo ifeza zose ni izanjye, izahabu zose ni izanjye, ubutunzi bwose n'ubwanjye, kuko Imana niyo yaremye byose. Niyo yaremye byose, ni ibyayo. Satani ntabyo agira, ni ukubeshya gusa, ni ikinyoma, ni se w'ikinyoma. Niko bimeze. Rero icyangombwa ngewe nawe duhindura imitekerereze, hindura imitekerereze. Saba kumenya kujera. Imana nibona ufite ubushobozi bwo kujera menshi izaguha menshi. Imana nibona ifite ubushobozi bwo kubyaza amafaranga iguhaye umusaruro izaguha nandi. Ibyo rero nagira ngo nkubwire nshuti yanjye, wowe unkurikiye, ikibazo ntabwo ari Imana ibitera, ahubwo ikibazo ni wowe. Ku murongo wa 15 urangira uvuga ngo nuko uwo muntu arazinduka cyangwa se afata urugendo aragenda. Bisobanura ngo iyo Imana iguhaye amafaranga irayagusigira kugira ngo uyajere, uyakoreshe, uyabyaze umusaruro. Kubera iki? Kubera iki? Yaguhaye umwuka wayo, yaguhaye ubugingo muri wowe, yaguhaye ubwenge, yaguhaye ubuhanga, yaguhaye ubwonko, yaguhaye ingingo zose, yaguhaye byose, yaguhaye ubuzima. Ikeneye ko wowe ukora ibyo iguhaye ukabibyaza umusaruro. Yes. Turebe uko Umwami Yesu yakomeje atubwira ikindi kintu gikomeye ku murongo wa 16 na 17. Haranditse ngo uwo mwanya wahawe itarante 5 aragenda arazigenza cyangwa se arazijera, arazikoresha, arazigenzura ngo azivanamwe izindi taranto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2 cyangwa se azibyaza izindi 2. Urabona abantu n'abakozi. Reka nkubwire,
uriya mwami cyangwa se Imana, kuko nababwiye ko uriya mwami ari Imana, uriya muntu ni Imana. Uriya muntu wahaye abagaragu be itaranto, 1, 5, 2. Kurikira neza, uzongera unahasome neza witonze. Ntabwo yigeze abigisha uko bazazibyaza izindi. Ntabwo yigeze abigisha uko bazazibyaza umusaruro. Oya, baratekereje, bahitamo imishinga nyayo, nibyo twakwita mu Gifaransa la créativité. Nyuma amafaranga araza cyangwa se abyara andi, kuko bayashyize mu mushinga wunguka. Nshuti yanjye, umva, wowe ukurikiye ubu butumwa, Imana niguha amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ikintu ugomba gukora cya mbere, tekereza. Cya kabiri, uhitemo umushinga nyawo. Icya gatatu, uhaguruke ushyire mu bikorwa ibyo watekereje. Nibyo twita investir. Yes, ubishyire mu bikorwa, none ayo mafaranga uyabyaza andi, azana andi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nuhaguruka nzahagurukana nawe, kandi nzakugira umutwe sinzakugira umurizo, uzahora hejuru gusa. Ayo ni amasezerano Imana iduha, nshuti yanjye. Reka turebe nanone uko umwami Yesu yakomeje atubwira ikindi kintu gikomeye ku murongo wa 24 ndetse ukagera kwa 29. Aranditse ngo n'uwahawe imwe araza aravuga ati, databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka. Dore ngiyo. Yaragiye acukura umwobo ayishyira mu butaka. Dore ngiye, ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabutewe, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye, nkunika ibyo ntagosoye. Itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, cyangwa se mu Gifaransa handitsemo ngo le banquier, wari kuyiha bank. Nanjye naza ukampa ibyo naguha iyanjye, cyangwa se iyo nari naguhaye n'inyungu yayo. Nuko ni muyimwake, muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Iri somo Yesu yatanze ahangaha mu butaka cyangwa se mu mwobo, ko yari yacukura umwobo ahishamo iriya taranto. Noneho abonye shebuja agarutse, aragenda ajya kuyitaburura arayimuha. Umwobo ni iki, nshuti yanjye mukundwa? Umva nkurikira neza. Uko umwuka yabinsobanuriye ni kungira ngo mbikubwire. Umwobo ubundi no mu buryo bwa finance, muri finance njye ukubwira ibi ngibi nkora muri finance. Ndi umwana w'Imana ariko nkora no muri finance. Ibi ndabizi. Umwobo ni umushinga utunguka. Umwobo ni igihe uri gushora amafaranga mu mushinga utunguka. Ni nko gushyira amafaranga mu mufuka upfumutse. Umwobo nanone kandi ni ibintu bidakenewe cyangwa bidafite umumaro wayamo amafaranga yawe. Uyaguramo ibidakenewe cyangwa uyakoresha mu bidafite umumaro, mu bidafite icyo bikugezaho, mu bidafite icyo byungura abandi bene so cyangwa byungura umuryango wawe ubwawe nawe ubwawe. Umwobo kandi ni ugukora akazi ariko umushahara wawe ntumenya aho unyuze, ntumenya aho ugiye, ukayoyoka abagiye mu mwobo. Wibuka neza wa mwana w'ikirara igihe yayaga amafaranga y'umurage we Ise yari yamuhaye, burya yari arimo ayashyira mu mwobo. Uwo ni wo mwobo. Nshuti bakundwa, iki kintu cya nyuma ni nacyo turangirijeho, ariko ibintu ko ari 4. Ugenzure mu buzima bwawe, ugenzure mu mibereho yawe, ugenzure mu mikorere yawe, urebe ko ibi bintu 4 uri kubyuzuza. Ubundi uzarebe ukuntu Imana igiye kuguha umugisha, ukuntu Imana igiye kuguha amafaranga, utiriwe ujya kwa Satani, utiriwe ukurikira bano basharira tabateye bashuka abantu, babeshya abantu, abatubuzi. Abatubuzi mu Kinyarwanda kigezweho kikigiye ngo nabatubuzi, abantu babatuburira
kandi bari kubashora kwa Satani kurimbuka. Abenshi barimo baragurisha ubugingo bwabo, ame zabo. Abenshi baricisha imiryango yabo, yego, kugira ngo babone amafaranga. Kandi Imana ni umutunzi w'amafaranga, Imana ni umutunzi wa byose, Imana niyo yaremye byose, niyo ifite byose mu kuboko kwayo. Inshuti zanjye, ahangaha rero murabona, tumaze gusoma neza, murabona ko shebuja aravuze ati ni muyimwake. Iyo musoma ku murongo nyine wa 28 wa 29 amazu ati uriya nyine wananiwe gukoresha iriya tarano, avuze ati ni muyimwake, yego, ni muyimwake. Ibi bisobanura ikizi? Kujera ni ikintu gikomeye mu maso y'Imana. Kubasha kujera iby'Imana iguhaye, uri umwana wayo nibyo, uzabona ubugingo nibyo, ariko kujera, Imana ikeneye ko tuba abagestionnaire bazima, kuko tuzajya kwisobanura imbere y'Imana y'ukuntu tujera iby'Imana yaduhaye. Kuba rero iriya tarano yaravuze ngo ni muyimwake, kandi ababwiye ko uyu mugabo, uyu shebuja w'aba bagaragu ni Yesu. Ari kuvuga igihe hazaba ari gucima, azavuga ati, yavuze ati ni muyimwake. Bisobanurwa ngo icyo ujera nabi cyose uzagitakaza. Urajera amafaranga yawe nabi, uzayakwa nyine. Ariko ni byose ahangaha ni muri rusange. Nujera umugore wawe nabi, wa mugabo we ukamufata nabi, azagucika. Wa mugore we nufata umugabo wawe nabi, azakwirukana. Wa mubyeyi we nurera abana bawe nabi, bazakunanira babibirara. Icyo uzajera nabi cyose uzagitakaza. Wa mukozi we nukora akazi nabi Imana yaguhaye, cyangwa nge nkagakora nabi Imana yarakampaye, ko akazi nkora nako Imana yampaye, uzagatakaza kuko ukajera nabi. Nuko nguko bimeze. Wa munyeshuri uri kwiga, ni wiga nabi, nudashyiraho umwete, kandi ari Imana yaguhaye kujya muri ayo mashuri, uzatsindwa bakwirukane. Nuko bimeze. Icyo ujera nabi cyose uragitakaza, uragitakaza. Urugo ruzakunanira wa mugabo, kubera ko wibera mu kabari, kubera ko wibera mu busambanyi, kubera ko wibera mu businzi, kubera ko umushahara wawe ntawe umenya aho unyuze. Ndagira ngo nkubwire, ibyo byose uzabitakaza, kuko la gestion ni ikintu gikomeye mu maso y'Imana. Uko ni ko Umwuka Wera yansobanuriye. Mureke mbibabwire uko Umwuka yabimbwiye. Nuko bimeze. Ariko nugenzura amafaranga Imana iguha, ukayajera neza, ingero umushahara Imana, umushahara ubona mu kazi ukora, kuko Imana niyo guhaye akazi, nuko ngo niyo guhaye uwo mushahara. Nujera neza, ukajera neza, se amafaranga, impano ubonye, impano ubona, abantu baguha amafaranga, ni Imana ibi yaguhaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inyungu uvana mu byo uhinga, inyungu uvana mu byo ucuruza, ibyo byose ni Imana ibiguha, ko niguha uburyo bwo kubibona. Itaguhaye ubuzima se wabikora gute? Imana si kuretse ugahora urwaye, ibyo wabigeraho gute? Imana ndiyo ibiguha. Nubijera neza, ukabijera neza gute? Ukabijera neza utunga urugo rwawe, umugore wawe n'abana bawe, ukabijera ufashe imfubyi n'abapfakazi, ukabijera uri gukora umurimo w'Imana aho ikohereje, ukabijera uri kugura ibikoresho ukoresha mu murimo w'Imana, kuko Imana ikeneye ko dukora. Imana irashaka ko dukora kandi tukajera. Imana izabyongera. Nibyo bindi nababwiye bya Eliya na kariya n'uriya mukecuru. Uriya mukecuru yatangiye ari muri ntibishoboka, ngiye kwipfira n'umwana wanjye, ariko aza kurangiza abonye umugisha udashira. Ndagira ngo nkubwire, nawe nujera neza ibintu Imana iguha, Imana izabyongera. Ayo mafaranga Imana izayongera, iyongera, kuko ibona uri umugestionnaire mwiza, kuko ibona bitari gupfa ubusa, kuko ibona uri kubishora mu murimo wayo, n'abandi bana bayo bakabiprofita. Kuko nkuko nabibabwiye, amafaranga y'Imana iduha ni rusange, umugisha Imana iduha ni rusange. Ntabwo tugomba kuba egoiste. Mbese nibigenda gutyo ukajera neza, ndagira ngo nkubwire, ifu n'amavuta Imana izajya iguha ntibizashira mu mperezo yawe ukundi, bizahoraho iteka, kandi Imana izaguha umugisha udashira. Ni mu izina rya Yesu rwose ndabihamya ntashidikanya. Amen, amen. Reka dusenge Imana. Ubu butumwa mu buhererekane, ababwumvise mu bubwira abandi, kuko ni ubutumwa Imana yampaye, nubureba abana b'Imana,
kugira ngo bagume mu muhamagaro, bagume mu nshingano, bagume uko bahamagawe. Aya madini yadutse ya rusahuzi, abapasiteri baje bishakira indamu, bari kwihandisha imibabaro bashaka indamu zabo, bakabashuka babajyana ikuzimu ngo murimbuke. Ni mu byange, nimusohoke muri Babuloni. Uru ruhererekane rw'amadini ari kujyana abantu ikuzimu. Yes, ntabwo aho ngaho hariho Imana ishaka ko ariho tujya gushakira ubutunzi. Imana irashaka ko dushakira ubutunzi iwayo, kuko ariyo ifite byose mu kuboko kwayo. Uwiteka Imana yo mu ijuru, nyiri ubutware n'ubushobozi, ndagushimiye ko unshoboje kuvuga ubu butumwa wampaye. Ndasenze ngo ababwumvise twagendanaga turi hamwe n'abazabwumva nyuma bose buzababera icyigisho gihindura ubugingo bwabo, kugira ngo Mwami bumvire umwuka wera, bakore ibingibi ubasaba, kuko ni wowe uzi ibyo abana bawe bakeneye. Kandi Mwami Yesu waravuze uti data wo mu ijuru azi ko ibyo mubikeneye. Mwibyirukankaho, mwibisabiriza, kuko n'abapagani barabishaka bakanabyirukaho. Ariko mwe nimutuze, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo bindi muzabihabwa. Haleluya. Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru kubw'ubutumwa. Kandi rwose Mana ukomeze udufashe, ukomeze ubane natwe, kugira ngo turusheho kwitegura Mwami Yesu kuzagusanganira ubwo uzaza gutwara itorero, kuko rabidusezeranije ngo ugiye kudutegurira amazu mu bwami kwa data, uzagaruka utujyane. Shimwe ushyirwe hejuru muri byose, mu izina rya Yesu Kristo nimo mbyambaje nizeye, amen.